Muraho ese kubera iki bitaborohera kuvuga ubuzima bwabo none se ubundi kuki mwebwe mushishikazwa no kumenya ibyabo mu cyumba gishe byinshi niho dukingura tukagerageza kuvumbura ku mugani wa cya gitabo nawe kwetura inkweto zawe twinjirane da yagiye anyura mu bihe by'imihindagurikire y'isi n'ibibazo bya diplomasi bikomeye ariko akomeza guhagarara gitora atikanga guhatana mu bibazo bikomeye nyamara igitangaje ari umugore gusa nigeze akangwa n'ubukaka n'ubushongore bw'abagabo bamwe tutatinya kuvuga ko bari n'utugabo uyu mugore kandi mu gihe yabaga minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yagaragaje ubushobozi bwo kuvuganira igihugu cye mu ruhando mpuzamahanga no kucyubakira isura isobanutse kandi ikomeye. Muranyemerera hano noneho tuze no kwifashisha ingero. Mu mwaka wa 2012 mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye National Assembly yabereye i New York, Mushikiwabo yasobanuye uruhare rw'u Rwanda mu kugarura amahoro mu karere cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe hari ibirego byashaka kugaragaza u Rwanda nabi abatogota ngo u Rwanda niyo ntandaro nyirabayazana wibera muri Kongo, abandi bati Rwanda wirirwa utwara amabuye. Muri izo brabra zose Madamu Mushikiwabo Louise, umugore utarigeze akangwa n'iyo mitingito y'amagambo, yabaye nk'ubacicikesheje burundu. Mu mwaka wa 2014 yafashe ijambo mu nama ya African Union Summit yaberaga Addis Ababa, ashimangira ko u Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika byihuse mu iterambere, rufite imiyoborere ishingiye ku baturage no kurwanya ruswa. Nimukibagirwe kandi mu mwaka wa 2016 mu nama mpuzamahanga ya Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yabereye i Paris yagaragaje u Rwanda nk'urugero rwiza rw'ibihugu byiyubatse nyuma y'ibihe bikomeye kandi rushyira imbere imiyoborere myiza. Reka by'ingero mbisoreze kuri iki. Mu mwaka wa 2017 mu biganiro byabereye i Paris ku buzima n'iterambere rya Afurika yashimangiye ko u Rwanda ruri mu nzira yo kugera ku cyerekezo 2020 kandi ko imbaraga z'abanyarwanda n'ubuyobozi bufite icyerekezo ari byo shingiro ry'intsinzi. Nuko biragenda ibi byose, ibi bikorwa byamufashe kongera icyizere u Rwanda rufitiwe kandi bituma kuwa 12 Ukwakira 2018 mami wacu atorwa kuba umunyamabanga mukuru wa Organisation International de la Francophonie OF, umwanya ukomeye mu ruhando mpuzamahanga. Reka twigarukire rero sasa uyu mugore ko ari nka Bikira Mariya yashoboye guhindura ibihe bigoye byashoboraga kwangiza isura y'igihugu burundu, ahubwo bibyara amahirwe yo kugaragaza ubunyamwuga n'inyungu z'abaturage b'igihugu cye. Urugero rwihuse hano nuko muri 2012 ubwo u Rwanda rwasakazwagaho raporo za Loni zishinze igihugu gushyigikira umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Louise Mushikiwabo ntiyahisemo guceceka cyangwa gusubira mu buryo bw'amagambo ashyushye gusa, ahubwo yahise yitabira inama mpuzamahanga zitandukanye harimo yabereye i New York muri Nzeri 2012, asobanurira abahagarariye ibihugu byinshi aho u Rwanda ruhagaze n'impamvu rufasha mu kugarura amahoro mu karere. Yifashishije itangazamakuru mpuzamahanga nka BBC, France 24, CNN kugira ngo ageze ku isi ubutumwa bw'u Rwanda mu buryo bunoze kandi busobanutse. Yahinduye icyo cyumweru cyari gushobora kwangiza isura y'igihugu, ahubwo akigira icyumweru cy'amahirwe yo kugaragaza imbaraga za diplomasi n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo mpuzamahanga. Akenshi ahagarara nk'umuyobozi uzi gukoresha amagambo neza, wubaka imibanire kandi ushobora guhuza ibihugu mu bitekerezo bitandukanye. Cyubahiro afite cyubakiye ku mivugire ye icukumbuye, uburyo yitwara mu ruhame n'ubushobozi bwo kumva neza umuco w'abantu batandukanye. Ariko nanone reka two kubivugaho cyane cyangwa tumutindeho nubwo afite byinshi kandi binini natubikiye. Reka duhure na RJ inarikunda ibitekerezo by'abagore. Imana y'umugisha uwo twari kumwe muri iki cyumba wese, ngaho zinga ekra yawe nawe basi witekereze iminota 3.